Welcome back on Dialect Media Rwanda. I'm Felix. Kuri uyu munsi rero nagarutse muri topic zacu nk'ibisanzwe uko twabwiye ko ari banga after banga. Tugiye gukora konti ivuga ngo His Excellency Paul Kagame once said, usibye ko tuzagerageza tugakora no ku bandi ba perezida bo muri East Africa ndetse n'abandi ku magambo bagiye bavuga nyine yo twagiye twumva icyo twibutsemo n'iki ngiki kimeze gutya. Nkanjye nk'ubundi ijambo yavuze ngo harya ngo y'amatora yemera ko umuntu nakubita urushyi umuntu ibumoso azatega n'iburyo. Reka njye amahirwe uzagira no kuzataha uri muzima. None ikintu kigiye kuba none hari ikintu kigiye gukora challenge ku bantu bakora muri iSmart House. Reka dutangira ku wa mbere atubwire kuri wiriwe neza sana umeze ute? Ndashima Imana. Turi gukora content yitwa His Excellency Paul Kagame once said. Ndashaka kujya twibukiranya amagambo yavuze nk'urubyiruko yagira icyo aduhindurira. That's great. Turashaka ko tubwira ijambo rero weho ryagukozeho nyine ryagira icyo rihindura n'abandi bataryumvishije. Wow, so His Excellency Paul Kagame ni umubyeyi wacu, avuze amagambo menshi kandi meza, ariko iyo nakumva nahita njyeho direct cyane nk'urubyiruko. Yaravuze ngo don't just dream, think big and aim higher. Muri context nashatse kwifata muravuze ngo ntago inzozi zihagije gusa kuko abantu benshi turarota twakoze project nziza, aims zitandukanye ku ma objectives agiye atandukanye, twakoze initiatives zikomeye rwose zishobora no kubyara umusaruro, ariko bigahora mu bitekerezo, mu nzozi. Ibyo ntago bihagije gusa rero. Mukuri icyambere kibanze, it's just to walk out. Va muri bya bitekerezo, va mu nzozi, ukore. Just start at least. So nkunda no kwivuga ngo nanjye burya ngo navuze ngo do not ever wait any next second. Just start now. Ibishoboka byose wakora, ibyo watekereza byose, ibyo warota byose, utatangiye ni imfabusa. So His Excellency yavuze neza rero, don't just dream. Nyine byo kurota gusa think big and aim higher. Ugire n'inzozi zagutse, uzikorere. So rero nk'urubyiruko, nk'abajene, aho waba uri hose ukurikirana content nziza ya His Excellency once said, ni ukuri wifata ibintu ngo yugumishe mu nzozi gusa, ahubwo gerageza unashyire mu ngiro. Ntibibe bya bindi byinshi, ariko at least kimwe gishobora kujya mu ngiro, kigakorwa, kikaba cyagira umusaruro abantu benshi. Reka inzozi zacu zitwa inzozi nziza, ariko zabaye impamo. Thank you sir. Welcome. Karame. Wiriwe mwana. umeze ute? Alhamdulillah. His Excellency Paul Kagame ni iriya jambo yavuze nyine wibuka tu byaba ari cyiza. His Excellency Paul Kagame once said. Ntabwo dukangwa n'ibitumbaraye. We just need a needle. Bikahita bipasting. Only a needle. Bikahita biturika. Metro umeze ute? Ni fresh. Umeze bon? Biragenda gusa nabi. Tukora content kitwa His Excellency Paul Kagame once said. Ubwo no kugerageza kwibukanya amagambo PK yavuze. Twumve byari byo ari n'icyana dufasha. Ushaka kumenya yenda ayo magambo nyako yaba yaravuze ngiye naba nibuka mu cyangwa yaba yaramfashije. Yaba yaragufashije. Ntabwo yarivuze kera n'ejo bundi yarivuze, urumva ni karane iriya jambo yavuze ngo nimbura uri umunyarwanda w'umunyakuri, numva wanyawe ugomba kurwana, numva wanapfa ugapfukirwana, sibyo? Yes sawa kabisa. Ubu ni kurwana, urumva mpaka kuko akanyuma gashize mfunga mukanda kabisa. Yes. Thank you sir. Mungu angere mu kazi muri iSmart House, ariko ngiye kumutunga mu hazi ikibazo kimwe, ndibuko abantu babaye update mu makuru, ndibuko abantu bameze umutwe muri kano kanya. Yurik umeze bite? Fresh bro. Ndashaka kubaza ikibazo kimwe. Iki? Ngiye kumbwira ijambo never, General Never yigeze kuvuga nyine ryagukomye. Nyiri cyubahiro mukuru w'igihugu. Wahe.